Ubundi mu bihugu byo hanze ni irihe banga bakoresha twe tutazi ku buryo bakina filimi nk'izi ngizi za action zikaza zigaragara nk'iza nyazo koko? Muri kino kiganiro tugiye kuvuga uburyo bakora zino filimi z'imirwano kandi zikaza zigaragara nk'iza nyazo koko. Iyi filimi Die Fighting yasohotse mu 2014 isohoka idirectingwe na Fabian Garcia. Iyi filimi Die Fighting ifite abakinnyi batanu b'ingenzi aribo Fabian Garcia akaba ari nawe wari uyibereye director. Abandi basore bane basigaye yari Laurent Basson, Didier Basson, Jesse Allen, Adeline Lee. Abo nibo bakinnyi b'ingenzi b'iyi filimi Die Fighting. Umva bano bagabo aho babera kaga noneho. Ubundi mu gutegura filimi cyangwa mu kuyikora ikintu cya mbere kigora abantu no gukora script zayo. Iyi Die Fighting ifite storyline y'abasore bajya Hollywood ariko bari bafite intege nke banahuriye ku nzozi zimwe ari uko bakinnyi ba filimi za action. Aba basore bari bafite ubuhanga mu kurwana kandi banafite imyitozo ikomeye kandi batekerezaga ko amahirwe yabo yari hafi. Gusa icyo baba batazi nuko batari barigeze bamenya ko audition yabo yari igiye guhinduka ikintu batari barigeze bitega. Kubw'amahirwe babonye umuntu bafasha, ariko ikintu batari bazi ko uwo muntu bari bazi ko abazaniye amahirwe ahubwo we yari abafiteho umupanga udasanzwe kandi ni hari ikintu cyiza kuri aba basore. Aba basore nyuma yo kubona bageze Los Angeles bashaka kuzamura umwuga wabo kandi buri wese yari afite intego ku ruhande rw'iwe. Abo basore nyuma yo kugera Hollywood bizeraga ko ubuhanga bwabo buzabafasha kubona umwanya wo gukina muri filimi zo muri Hollywood. Ariko kugira ngo babone icyo bashakaga babanzaga guhabwa ibizamini kugira ngo barebe neza nimba biteguye. Mu ntangiriro babonaga ibintu bisa nkaho bisanzwe ariko uko iminsi yakomezaga kugenda yicuma batangiye kubona ikizamini babahaye atari cyo bari bazi. Umuntu wabahaga amabwiriza ntago yabahaga ibisobanuro byose ahubwo yakomezaga kubashyira mu bintu bigoye kandi buri kimwe cyose bakoze kikaba kiri kuri kamera. Uko barushagaho gukomeza ni nako ibibazo byakomezaga byiyongera biba byinshi. Aho niho umuntu ureba filimi yatangiraga kwibaza ese koko ibi ni audition? Bizeraga ko bakiri mu bizamini gusa ikintu babaga batazi nuko hari ikindi kintu cyabaga cyihishe inyuma y'ibi ngibi barimo barabanyuzamo. Ikintu cyase gikomeza ahangaha bahise bahabwa itegeko ribabwira uti ubu noneho kungufu mwamaze igihe kinini mwitoza ubu mugiye kuyishyira mu bikorwa kugira ngo mukomeze ahangaha muharenge. Ahangaha sasa niho ubuhanga bwa buri wese bwari bugiye kugaragarira. Uwakomezaga baha amabwiriza yabaga ari no kubafata amashusho y'ibintu byose barimo barakora kandi ntibari bamuzi bo bakomezaga bakora ibintu arimo arababwira ari nako bifatwa kuri kamera. Uko inkuru yarushagaho gukomeza ni nako ibintu byarushagaho kugenda biba bibi. Aba basore noneho batangiye gusobanukirwa ko ibintu barimo baranyuzwamo atakiri ibintu byoroshye. Bagiye Hollywood bafite inzozi zo gukina filimi ariko uko bakomezaga banyura muri icyo kizamini ahubwo batangiye kubona bari kwisanga mu nkuru isa nka filimi ubwayo. Bakomezaga banyuzwa mu bintu bigoye hanyuma baza gushaka kubihagarika baza kwakira ubutumwa bubabwira ko umuntu wese agomba gufata icyemezo gukomeza cyangwa guhagarara, ariko babonaga inzozi zabo zisa nk'izibari imbere hanyuma bahitamo gukomeza guhagarara barabyihorera. Kandi uko barushagaho kugera kure ni nako umuntu wari ubayoboye yakomezaga kugaragaza ko afite intego kandi ikomeye. Noneho batangiye kwibaza uti ubu ikibazo nagakira umwanya cyangwa role tuzakina ahubwo ikibazo ni iki kizamini kiraza kurangira kigere ku musozo. Niko batangiye kwibaza. Icyakurikiye basaga nko bagiye kugera ku musozo kandi ni nabyo ibintu byari bigiye gukomera kuruta na mbere. Aho bari bageze noneho byari ibintu bikomeye cyane, byari ukugaragaza ubuhanga bwabo kandi nta mwanya bari bagifite wo gutekereza ibintu byinshi, nta n'umwanya bari bagifite wo gusubira inyuma. Icyo bagombaga gukora cyari gukora icyo umuntu azi. Batangiye guhabwa amategeko yo kurwana bo ubwabo ari nako kandi za kamera ziri kugenda zifata amashusho yabo. Bagombaga gukora uko bashoboye kuko ntago byari bikiri audition, aho byari bigeze byari birenze audition. Iyi filimi ndimo ndakubwiraho bayita Die Fighting, ikaba yarasohotse mu 2014, ikaba yari ifite storyline y'abasore bajya Hollywood inzozi zabo ari ukuzaba bamwe mu bakinnyi bafite izina rikomeye mu gukina filimi za action. Ariko urugendo rwabo rukaba rwari rurimo ibigeragezo byinshi kandi bose bari bafite inzozi zo kuzaba abakinnyi bakomeye ba filime za action. Ese urugendo rwabo n'inzozi zabo bazabigeraho? Kandi uko ureba ko ibintu bigenda bihinduka usanga ikintu cyari gitangiye nk'amahirwe ariko kigenda gihinduka ikintu gikomeye cyane. Niba ukunda filimi za action cyangwa kungufu, iyi ni imwe muri filimi ushobora gushaka ukirebera. Bayita Die Fighting, ikaba yarasohotse mu 2014, ikadirectingwa na Fabian Garcia. Icyo wamenya kuri Die Fighting ntago amafaranga yakoreshejwe yigeze ajya ahagaragara ndetse n'amafaranga yinjije ntago yigeze ajya ahagaragara. Tubwire muri comment uko wumvishije ibi bintu, kandi niba unashaka kuzaza wiyumvira inkuru nk'izi ngizi kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo ikiganiro nk'iki kijye kikugeraho kandi gikurikiye kizaza ari cyiza.